Rwanda rufatira ingamba umurisha uturimo Rwanda dukunda zakurinda cyane cyabo zakurinda imyitwarire y'ubugarizi zakurinda nk'uko n'ibinda zakurinda zakurinda nk'uko n'ibinda zakurinda hari benshi bitera inshinge nyamara ntabwo barabasanganywe hari abandi bashoza amafu abandi bibera mu myotsi u Rwanda rufatira ingamba uwo murisha uturimo Rwanda dukunda zakurinda icyago zakurinda nyibiyugarije zakurinda kuko irinda zakurinda zakurinda cyane icyago zakurinda imyitwarire mibi y'ubugarizi zakurinda nk'uko n'irinda we zakurinda. Amen, aleluya, aleluya. Rwanda dukunda tuzakurinda icyaha n'icyago cyugarije iyi si. Haleluya, amen. Abakristo bavandimwe ni mama Christine muri kumwe kuri no mugoroba ndagarutse muri ya gahunda yatumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo mu gitabo cye duhoberane n'umwe n'ubwinge kugira ngo tubeho mu mahoro kandi tuzapfire mu byishimo bya Nyagasani. Ndabasuhuje rero, Kristo Yezu akuzwe kandi Imana ishimye cyane yaduhaye kuramba no kuramuka, yaduhaye kwirirwa gusamura no kugira ibihe byiza kuri iki cyumweru. Uyu munsi rero ni tariki 8 z'ukwezi kwa 11. Ndabategurira nyine cya kiganiro mbategurira buri cyumweru dukomereza aho Serodete yagejeje ubushize.
reka rero tubanze twiragize roho mutagatifu nk'uko bisanzwe, kandi n'umubyeyi Bikira Mariya akomeze atugenda imbere, nyina wa Jambo, mama wacu dukunda cyane, aba ari kumwe natwe mu bikorwa byacu byose, kuko tutamushyize imbere nta kintu twageraho kinini cyane. Turanduye, turabanyabyaha, dufite intege nke, turi abana banduye, kandi burya umwana wanduye mbere yuko asanga dad arirukanka akajya kuri mama, nuko mama akamukuraho utwandu, akamuhambika neza, akamuderesinga, noneho akamupresenta papa cyangwa abashyitsi. Noneho umubyeyi ufata abana neza. Niyo mpamvu twebwe abagatulika mama wacu Bikira Mariya tumukomeho cyane 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 cyane. We love you mama. Niwe watubyariye Jambo rero, niyo mpamvu ntacyo dukora tumusize inyuma, kuko niwe udushyikiriza Jambo ku buryo butunganye. Iyo twijyanye twe ubwacu yatumesinga, tubyica, twanduye, tuvuga ibitavugitse, twigira nabi, kuko Kristo ni umwami. Mwese banyarwanda namwe barundi ko mwagize kingdom z'abami, mwijya mubona umuntu ujya mu bami kugera ku mwami utabanje kuvunyisha, gucika mbere no mu bikari na hose, nuko bimeze. Kristo ni umwami ukomeye cyane kuranza abami bisi. Niyo mpamvu iyo tugiye kumugeraho ntabwo dupfa guhuruduka uko tubonye kose, kuko nyine ni umwami ugira impuhwe, turabizi, turabyizera, ariko rero bimuryohera, natwe bikaturyohera, bikatworohera iyo duciye kuri Bikira Mariya, cyane cyane iyo dukubaniwe, cyane cyane iyo twumva twateshutse, twataye umutwe, twataye inzira. Kwiyambaza Bikira Mariya ni ikintu gikomeye cyane, kandi umubyeyi w'impuhwe nyinshi yafatanyije Jambo gucungura isi. Ni nayo mpamvu natwe mu bucungurwe bwacu no mu mibereho yacu tugomba guhorana nawe ubudatezuka, n'utamuha umwanya muto usuzuguritse, kuko ni umugabekazi w'ijuru n'isi. Amen, aleluya. Reka dusenge rero kugira ngo tuze kwinjira mu nyigisho y'uyu munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganya imitima yo kwemera, ukunde, ohereza roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusakurizwa nawe, ukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye inema uhorana n'Imana, wahebuje ababyeyi bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira kuri igihe tuzapfira, amen. Okay, uyu munsi rero turakomeza nyine aho Sœur Odette yari yagejeje ubushize. Ntabwo igikari kirekire, ni kigufi. Aha aragira hati, ni turimo turasoza chapitre 29. Ushize amusore naravuze ko tuyisojeje, ariko umuvandimwe wanjye Yvonne yambwiye ko tutayisojeje, ahubwo dusigaje akantu gato cyane kugira ngo tuyisoze. Niko ngiye kuvuga kuri uyu munsi. Mutagatifu Kisomigurira aragira ati, nyuma yo gusoma iki gitabo nizere ko mwumvise impamvu nemeye gukurikira iyi nzira igoye yo gucisha make, kugira ngo uyu munsi mbashe kubihamiriza no gukorera igihugu cyanjye mu gihe kizaza. Numva cyane ko mfite ibyishimo byo gukorera igihugu cyanjye ndetse n'isi yose. Niyo mpamvu nkeneye kongera kubaho. Mu kwiregura nemera ibyaha, nari nzi ko norohereza abashinjacyaha, kandi nkemerera urukiko kumpana. Mu by'ukuri ntabwo nigeze ngira ubwoba bwinshi muri njye bwo gucirirwaho iteka n'abantu b'isi. Ku rundi ruhande, bimvuye ku mutima, namye mfite ukwizera gukomeye ko abantu baducira iteka baduhamagarira imigisha myinshi y'Imana. Niba isi inyanze, nuko ntari uw'isi. Niba inzangano z'abantu zintoteza, nuko rwose urukundo rw'Imana mfite muri nge rubabangamira. Rimwe na rimwe kugira isoni imbere y'abantu zisobanura ubutwari no kwishimira Imana. Guhanwa n'isi byamfunguriye ukubohoka ubuziraherezo imbere y'Imana ishobora byose. Amen. Aleluya, aleluya, aleluya.
bakristo bavandimwe rero ngira ngo mwumvise icyo mutagatifu Kizito gashaka kuvuga uyu munsi. Aravuga ati mumaze gusoma ibyo nababwiye, ngira ngo murumva impamvu nakomeje kwiyemeza ibyaha, ngira ngo murumva impamvu nakomeje kwanga kunaniza ubucamanza, nuko nagira ngo bankatire igihano cyoroheje, hanyuma nzabona uko ndekurwa, nzabona uko nza hano kubahamiriza ibingibi ndi guhamya uyu munsi, kuko nkeneye kubaho no gukorera igihugu cyanjye. Urumva Kizito Mihigo ari very patriotic, yari umuntu ukunda igihugu cye cyane bikomeye, ku buryo yavugaga ati byanze bikunze nziyoroshya, nzicisha bugufi, nzakora ibyo nzemera, noze n'ibirenge byabo, ibyo bashaka ari byo nkora, ariko ndifuza ko bandekura kugira ngo nzajye hanze mbwira abavandimwe banjye, mbwira bemera Kristo yuko ubu butegetsi buteye uko bumeze. Je vais les exposer. Nzavuga ukuri nabonye muri gereza, nzavuga ukuri nabonye kuri ingoma uko yafashe, nzavuga ukuri nshize amanga nibaramuka bandekuye, kuko ndamutse mbananije bakantinza muri gereza, bakanjisha, bakanga kundekura, sinazabona uko mpamya ibyo naboneye hariya. Ngira ngo murabona ko ari mpamvu yanditse igitabo. Ibyo bamukoraga byose yakomeza ko arandika note, yandika note, agakora analize, akazidukora, akazituhereza, kugira ngo natwe tuzamenye, natwe tutijya tuba mu Rwanda rw'iyo ngoma ya Paul Kagame n'abayirimo umunsi, tumenye uko bateye tutarigeze tuhagera. Muri by'ukuri arifuza ko nabo bahinduka. Ntabwo Kizito yavuze ibyamubayeho kugira ngo acire urubanza abamaze kumumucira, bamaze no kumurangiza, ahubwo yabivugiye kugira ngo nabo bahinduke, kugira ngo bamenye ukuri nyakuri, kugira ngo bamenye icyo Imana ishaka, kugira ngo bamenye ko ari intumwa y'Imana, kugira ngo bamenye ko umwe n'ubwiyunge yaharaniraga nabo bagomba kubuharanira. Nkabashima leta y'u Rwanda yashyizeho Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo. Simbiza aho babikuye, sinzi niba hari uko bumvise wenda inyigisho zacu za tuvuga igitabo, bakabona ko Kizito Mihigo bamujijije ukuri, bamujije ko yaharaniraga ubumwe n'ubwiyunge, yifuza yuko hakagombye kuba ubumwe n'ubwiyunge nyabwo mu bantu, kuko ubumwe n'ubwiyunge batubwira ngo bugeze ku kigero 90 na kangahe, sinzi ibyo bavuga, baba babeshya, bazi neza ko nta bumwe n'ubwiyunge buhari, mu gihe ubwoko bumwe bwibuka ubundi ntibwibuke, mu gihe Abahutu n'Abatutsi badafatanya agatoki nk'uko byahoze mbere, ndetse no kurenza ko byahoze mbere nabyo ntibyari shyashya, byari shyashya yes, ariko ntitwavuga ko byari shyashya twashyira 100%. Harimo ikintu kibuze, kuko Abatutsi bari discrimine, nabo bari bafite akarengane, leta ya Habyarimana n'iya Kayibanda yabashyiragaho iringaniza ryo kwiga, biki ntihagire impunzi ziza mu gihugu. Nababwiye ko twebwe turi bato twatubona ababyeyi bacu bazana impunzi bazihishe, bakajya kuzambutsa imipaka nijoro bwije. Ibyo ntabwo byashimishije, byaranomatije ndi umwana, ntabwo nari ko nanjye bizangeraho nkahinduka nk'abo bene wacu bari hanze imyaka 30 batashoboye kubana natwe ngo tubane, tumenyane, dukorane, tubane as a family, ako noneho bo bakwinjira bafashe ubutegetsi natwe tugasohoka. That's sad. Ibyo bintu rero nibyo Kizito yarwaniriraga kugira ngo bitazongera kubaho mu muco w'Abanyarwanda, tubane muri kariya gahugu kari tiny gato, ariko iyo amahoro ari n'urukundo rw'abana b'Imana ruri, uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu. Rwisasira batanu. Ntabwo ari ngombwa ko twese dutanga tuye gutura i Kigali, no. Dutuye muri za Texas, hari ibinani n'ibinani, nta n'uwakwirwa avuga ngo aramuvinga ajya mu Rwanda gukora essay. Ako icyo dukenera uburenganzira bwo kujya twisanzura, n'abana bacu bakumva bakajya bisanzura, ntihagire umuntu uhezwa iwabo kuri gakondo yahose na sekuru bavukira. Kubera iki? Kubera kubwumvikane hagati y'amoko ntibwiyeze bukorwa. Nshimira guverinoma yashyizeho igikorwa cya Minisiteri nyine y'Ubumwe n'Ubwiyunge, ariko ntabwo tubashima izina gusa ngo bashyizeho ubumwe n'ubwiyunge, bagombye kubushyiraho bakurikije igitabo cya Mutagatifu Kizito Mihigo, bakurikije inama ze. I wish ko ari kuba ari muzima akaba ari uyobora, ntahari. Noneho rero ni mu musoma inama yabandikiye, mubishyire mu bikorwa ibyo yavuze, ni muhaguruke mureke ubumwe n'ubwiyunge bube hagati y'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa. U Rwanda u Rwanda dufite mu nzozi twese Abanyarwanda turi hanze, ntabwo dushobora kurureka. Kabone no wakujyana kuba muri paradizo y'ahandi hantu, ariko utari mu gihugu cya gakondo, umutima wawe utari hamwe.
tugomba rero guharanira ubumwe n'ubwiyunge yaharaniye, tugomba kugeraho byanze bikunze atari bya nyirarureshwa. Niba iyo minisiteri mwashyireho bya nyirarureshwa muyivaneho, mushyireho abantu bazaduha ubumwe n'ubwiyunge bijyanye n'ibyo Mutagatifu Kizito Mihigo atubwiriza hano. Bakristo bavandimwe rero, ntabwo uyu munsi ndi butinde cyane mbabwira birebire icyo icy'ingenzi kiri muri iyi chapitre yose turangije nuko yaharaniye ubumwe n'ubwiyunge, yaremeye ariyoroshya, aremera agenda nk'intama bashoye mu ibagiro kugira ngo bazashobore kumurekura, nubwo yarabizi ko atari ubutabera nyabutabera bamuhaye n'ikimenyimenyi baramurekuye, ariko bakomeza kumugendaho hanze, bakajya bamukurikiza akantu k'akamuto kamukurikira yose, kamushyiraho za Pegasus twarabivuze ubushize, kugeza igihe bamukuriye mu mwuka. Ariko nta kibazo, twese tuzapfa, n'uwamwishe azapfa, sibyo? Ibyo niyo mpamvu kubabarira ariyo nzira, niyo teme. N'uwakwishe n'abishi ba Yezu Kristo ku musaraba yaravuze ati Nyagasani bababarire kuko batazi icyo bakora. Je suis sûre et certaine que Kizito Mihigo yababariye bamwishe already, yarababariye byararangiye, natwe aba yasize ku isi twarababariye, ariko noneho nibareke icyo yasize arwanira haraniye gitera imbere kizamuke according uko abishakaga, uko ashaka abantu bumvikana, uko ashaka abantu bakundana by'ukuri atari uburyarya, babishyire mu bikorwa. Icyo gihe Kizito azaba ari alive among us, azaba ari muzima hagati muri twe, kubera ko ubutumwa bwe nitubwera nta kibazo azaba afite. Ahari mu ijoro azakomeza dusabire kugira ngo tubukomeze tubugumeho kandi tubwigisha butubyara, noneho generasiyo zizaza nyuma yacu ntizizagombe kujya mu buhungiro, ntizizagombe kurwana, ntizizagombe kugirana utubazo, ahubwo bazasanga twarabateguriye terrain, ikibanza bagomba kubanamo mu rukundo, mu mahoro no mu bwumvikane bwa kivandimwe nk'uko Kristo yaje kuducungura aribyo agamije. Nuko rero Kizito yarabiharaniye, ariko ntabwo bigeze bamumva, sinirwa mbisubiramo. Bamwibeshyeho, bibeshya ko ari umuntu urwanira politiki ushaka kubasimbura ku ntebe ya presidence cyangwa kuba ministre, ntabwo nzi ibyo batekereje mu kumwica. Bumvise ko umuntu ari menace, ko Kizito ari menace. Kizito ntabwo ari menace, Kizito yari un complement, yari icyuzuzo cy'ukwemera kwacu. Kizito yari icyuzuzo no gutengeneza ubutumwa Bikira Mariya nyina wa Jambo yatuzana ikibeho, atubwira ati nimuve mu moko, nimuve mu turere, nimwumvikane bana banjye, kuko Satani agiye gutera kandi azagusha benshi muri mwe. Azagusha benshi muri mwe. Ibyo twari tubizi. Atubwira ko bazamukomeraho bagafata igishura cye, tukavuga ishapure y'impuhwe z'Imana, tukavuga rozari buri munsi, ko azaduhisha, ko azadutabara kugeza igihe azatugarura no mu gihugu cyacu. Tuzi neza ko tuzagaruka muri icyo gihugu. Nimushaka bivuga ngo tuzahera hanze, naho tuzahera, menye ko turi mu nzira tuza. Yes, turi mu nzira tuza, niko kwemera dufite, niyo masezerano dufite ku Mana yacu. Nyina wa Jambo arabitubwiye, kandi yavuze ubutumwa tumwe na Jambo umwana we, turi mu nzira tuza, tuzaza, tuzaturana namwe, tuzababarira ibyaha mwadukozeho, muzatubabarira ibyaha twakoze abari hanze, twese tuzicarana ku meza, twumvikane ku mateka yadutanije, dustraightening ibintu, dusasa inzobe, twumvikane nk'abana b'Imana, kariya gahugu tukabanemo mu mahoro kandi gahinduke paradiso. Voilà la mission de notre ami Kizito Mihigo, notre sainte. Mutagatifu wacu Kizito Mihigo nicyo yadiriminga, nicyo yarotaga, nicyo rero tugomba guharanira twese abari hanze n'abari mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo tuzagire bwa bumwe n'ubwiyunge duhorane nabwo kandi tubane mu mahoro. Hanyuma nitunatahuka tuvuye kuri iyi si, tuzatahuka ntacyo twicuza. So muri Bibiliya rero, naho muri Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19, ni migufi cyane. Yohana aratubwira uko abisi bagenzereza abahanuzi, abantu bose bajyanye ubutumwa bw'Imana. Yohani arabavugaho akatubwira n'ukuntu babagenza. Ni mu ivanjiri ye rero umutwe wa 15 avuga ati isi nibazira mumenye ko ari nge yabanje kwanga. Isi nibanga, nibazira mumenye ko ari nge yabanje kwanga. Iyo muba bisi, isi yakunze ikiri cyayo. Muramutse muri abisi, isi yabakunda ko mwamurabaye.
ariko kuko mutarabisi kandi nkaba narabatoye mbakura mu isi nicyo isi ibaziza. Amen. Haleluya. Ayo ni amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Imana ihabwa icyubahiro ishimwe kuko aradusobanurira ati ntabwo ni Yezu Kristo wivugira ubwe. Menye ko abanditsi b'Ivanjili baba bavuga amagambo Yezu Kristo yivugiye ubwe bakayandika, sibyo, bakayashyira nyine mu mvugo yuko Yezu yavuze, nkuko yavuze nta gushidikanya, bahagabiceranye nawe bazi ibyo yavuze. Ibyo yavuze rero turabyemera ko Ivanjili tuyemera ukwiri, nta gukora akantu kamwe nta no kongeraho akandi. Niba rero isi yarenze Yezu Kristo araduhamiriza ko nawe yaramwanze, natwe ntabwo izadukunda, cyane cyane ko yaduhaye ubutumwa kugira ngo twitandukanye n'iyo si. Isi rero niramuka itwanze ntituzababare cyangwa questioning, tuzamenye ko ariko bigomba kugenda. Yaramwanze natwe izatwanga kubera ko tuvuga ukuri idashaka gukora, ariko iyo ntambara tuzayirwana paka tuyitsinze. Amen. Haleluya. Haleluya. Rwanda dukunda, nzakurinda icyaha n'icyago, nzakurinda imyitwarire mibi yugarije isi, nzakurinda kuko nirinda, nzakurinda. Bakristo bavandimwe rero murabyumva uko byagendekeye Kisomigo yarabizi. I'm sure 100%, ndizeye 100% ko ibi byose yari yabisomye, yarabizi. Abonye bamutoteza ni naho hari yavuze ati jewe nifuzaga umwanya wo gukora igihugu cyanjye. Ari nayo ndirimbo twazirikanye uyu munsi, indirimbo aho Kisomigo avuga ati hariya twatangije biki, twatangije indirimbo avuga ngo Rwanda dukunda, nzakurinda icyaha n'icyago, nzakurinda. Yavuga nzakurinda, yavuga igihugu cy'u Rwanda. Umva ukuntu uriya mwana ari very patriotic, yakundaga igihugu cye. Yatekerezaga abajeni bari hari i Kigali birirwa bashoreza amafu, birirwa banywa ibiyobyabwenge, abandi baba mu bintu by'imyotsi, by'ibiyobyabwenge bitumura imyotsi, bidroga. Akabona ko ari ikibazo gikomereye igihugu cy'u Rwanda, gikomereyeho zabo bana. Iyo umuntu akunze igihugu abakunda n'Imana, kuko iyo ukunda igihugu ukunda abantu bakirimo. Iyo ukunze abantu ukunze Imana, kuko ntuzabwira Yezu Kristo ngo uramukunda utarigeze umumenya. Yezu Kristo wavutse muri rimwe, turi muri 2021, ngo noneho we gutekinga keya, we kwibaza ku muntu muturanye, ku muntu muvukana, ku muntu mutuye mu gihugu kimwe, ntutekereze ubuzima uvuge ngo Yezu uramukunda. Yezu samukunda umunye, Yezu ari muri uwo nguwo muturanye, Yezu ari muri uwo munyagihugu mwene wanyu, Yezu ari muri uwo nguwo urebe iruhande rwawe. Murebe mu ishusho ya Yezu Kristo, mukunde nk'uko Yezu Kristo yamukunda. Nicyo Kisomigo yakoraga, areba abajene, abana bato bari mu Rwanda batangiye kunywa ibiyobyabwenge, akavuga ati aba bana bazajya mu rutazima, ntibazakorera igihugu yanyweye ikiyobyabwenge. Umusinzi yabivuze, Kisomigo yabisobanuye, umusinzi ntashobora gukurikiza itegeko cyangwa ngo atekereze ingaruka zizamubaho amaze kwica iryo tegeko. Kisomigo agasenga ati Mana yanjye rwose, ngewe ndifuza ko aba bacamanza bazandekura nkagenda nkakora igihugu cyanjye, ruriya rubyiruko nkarubwiriza kutanywa ibiyobyabwenge, kuko iyo unyweye ibiyobyabwenge ntukoreye igihugu, urapfa kuri roho, ugapfa uhagaze, urwanapfa ukazajya mu rutazima. None se waba wanyweye ibiyobyabwenge ukajya mu misa? Reka da. Wakusoma Ivanjili? Reka da. Wakunda umugore wawe se cyangwa umwana wawe? Reka da. Wanashaka se uri umujeni? No. Ni ukuvuga ngo Satani aba yakwigaruriye ishaka kurundumura muri rutazima. Kisomigo rero urabona ko yitangiraga igihugu akitangira n'Imana. Ubutumwa bwe yifuza kubukora mu bana, mu mama, mu papa, atwishyura umwe n'ubwiyunge, abana bigisha kutanywa ibiyobyabwenge no kugira ngo batange roho zabo n'imibiri yabo babyegurire Satani. Ibyo bintu Kristo ntabwo yabishakaga. Niyo mpamvu ahimbye iriya ndirimbo twa metise uyu munsi, nzakurinda. Yumvaga igihugu cye u Rwanda gikunze pe,
ngo nzakurinda nk'uko nirinda, nzakurinda imyitwarire mibi yose yugarije isi, nzakurinda nk'uko nirinda. Rwanda dukunda, nzakurinda. Amen. Haleluya. I never seen, ntabwo ndigera mbona umuntu w'umunyarwanda akunze igihugu cye, agakunda abanyarwanda, abari mu gihugu imbere n'abari hanze, akabakunda, abazi, abo yabonye n'abatarabona, akikorera u Rwanda ku bitugu bye, akarwikora ku bitugu bye, akababarira abamwiciye ababyeyi muri jenoside, akikorera u Rwanda ku bitugu bye, kubazi n'abatazi, akavati nifuza kuzabona uwo munsi w'ubumwe n'ubwiyunge, abahutu n'abatutsi bahoberana, abantu bajya kwibuka bose. Ari nawe yarimbye ati jenoside ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye, yangiza imfubyi, but ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo cyangwa kwihorera. Ati kandi ndi umuntu, nako ndi umunyarwanda, igibanzizwa na ndi umuntu. I will never forget those sentences. That's very holy. Ibyo ni ibintu bitunganye cyane, ni ibintu bitarimbwa n'undi muntu utari umutagatifu, keretse Kizito wacu nyine. Okay, kabarekera aha, tuzakomeza ubutaha. Mukomeze mwiyambaze Mutagatifu Kizito Mihigo n'abandi batagatifu bose. Ni ukwezi kwa 11 aho twibuka tous les saints, abatagatifu bose n'abazi n'abacu barimo, aho twibuka bacu bapfuye ku itariki 2 yararangiye. Twukuntu ukwezi kose twese tuzirikana ba l'Église triomphante, aribo batagatifu, l'Église combattante, aribo bari mu purgatori, twabuze tutaramenya niba baragezeyo, kandi natwe muri l'Église ifightinga y'abarwanyi nkatwe turwana na Satani uko bwije nuko bukeye. Dukomezanye duhana imbaraga za roho, twiyambaze roho mutagatifu, dukomeze kugira ngo tuzatsinde Satani n'imizi yayo yose. Nta kwitwaza amafaranga, nta kwitwaza position mufite, nta kwitwaza iby'isi ko n'iby'akanya gato n'ibishuko. Tubiveho, dukurikire Yezu Kristo n'ibyo abatagatifu be bose bakoze, tubyigane paka natwe tugeze muri iryo juru bagezemo. Reka rero dusabirane ku bandi, tuzabonana mu cyumweru gitaha. Mukomeze mugira amahoro ya Kristo, kandi mwese Imana ibahe umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mutagatifu Kizito Mihigo, komeza usabire. Mutagatifu Kizito Mihigo, udusabire. Mara utasama mu cyaha, udusabire twese baguhungiraho. Kira mara utasama mu cyaha, udusabire twese baguhungiraho. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Muramuke rero, tuzabonana mu cyumweru gitaha. Yari Mama Christina ubakunda cyane hano muri Texas. Bye. Nzakurinda icyaha n'icyago, nzakurinda imyitwarire mibi yugarije isi, nzakurinda kuko nirinda, nzakurinda. Rwanda dukunda, nzakurinda icyaha n'icyago, nzakurinda imyitwarire mibi yugarije isi, nzakurinda kuko